ubundi wowe ujya kuvuga ko batata ari ngombwa kandi wenda muri industry bavuga na Kenisoni mugorane wavuze ngo ikwiye kubaho ariko mu buryo bwo gukorera amafaranga wotekereza yuko kuko bikwiye yuko na Bruce Wayne hategurwa icyo gitaramo nkuko namuyoboke yigize kubikomozaho kigamije kuba hareba kuko isaba fana naba bimeze bite ariko abo mukunzi w'umuziki shubije mu magambo gufi kuri cyo n'umuntu agisubira gushize hakiko igitaramo ko igitaramo fashion gishimisha abanyarwanda ana mpfisha ko kizaba ahubwo ya Stade bari kutwubakira his excellence niyo mbona tuzakora mu gitaramo umva ugihuriyemo na Melodie itabibaye ya batase n'undi abantu barimo kuvuga kandi ndi kuvuga Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hell. Let's go, yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Pieces is a form of art. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Kwa The Ben Mugisha Benjamin akaba akubutse muri Canada muri Ottawa. Ben, welcome. Igitaramo wagiyemo cya Rwanda Youth Convention cyagenze gute mu mboni zawe? Cyagenze neza cyane, Youth Convention yagenze neza. Yahuje abanyarwanda baba muri North America, cyane cyane urubyiruko. And it was a success. The Ben wagiye wara promise nzabana kuri buze kubahereza track ebyiri harimo ya gospel ndetse n'urukundo. Turaza ubu ngubu dute twiteguye indirimbo cyangwa ugiye kwitegura ubukwe nk'isanzwe? Ngiye kumuyitegura. Twitegura ya gospel cyangwa y'urukundo. Yabibanga ibyo ngibyo. The Ben mu kiganiro watanze uha ubyiruko mbere yo gutarama wavuze mwe mu bintu byagufasha imyaka 15 ariko ugaruka ku mpamvu abafana ubateza irungu n'inyota uravuga ngo ubugiye mu bindi bitanga umusaruro twagira ngo umare impunyenye abafana tubwiye ni ibiki ugiyemo hirye mu nabyo nibanga bo n'ibindi bintu personnel n'akazi nkora ku ruhande ni haso zanjye zo ku ruhande ariko nizo mu byukuri zidufasha gukomeza kuba abo turi bo ndetse no gusunika ibyo dukora. Debe dufite amakuru yuko watumiye muri First Family ya Uganda utaramirayo. Ayo makuru niyo uyakuriye. Bivuga ko ari igitaramo cyo kuri 7 nibyo. Uganda se Uganda ari ubukwe natumiyemo iyi weekend. Abantu miyemo ndabagira ariko ni igitaramo kirahari mu mwaka utaha. February hari igitaramo kuri 11 kuri 7 ya. The Ben hari ifoto yawe yagaragaye uri na Element.
bivugwa ko iyo foto yafashwe nyuma yuko ugarutse Kigali uvuye i Burundi gukora igitaramo. Iriya foto koko hari project mwamurimo gukora na Element cyangwa wenda Element inshuti yanjye abantu barabizi iriya foto yafashwe way before tujyana i Burundi. Yeah, I think so, right? Numva yafashwe igihe gishize mbere y'uko tujya i Burundi. So nuko abantu bahita babeshya content ariko ni foto ya mbere twari turi I think twari turi guhabiga fan nubwo twari turi muri hanyuma The Ben telefone yawe yarabuze mu Burundi abantu baravuga bati irabuze koko urarekeye ugura indi. Tugeze mu Rwanda dusanga RIB yakurikiranye ikirego cyayo bata muri yombi Eric cyangwa se Exdira wari ni Burundi nawe. Yaba ari we watanze ikirego wenda muri RIB cyangwa wenda n'inzego ubwazo zabyikurikiranye. Ntabwo watanze ikirego muri RIB, inzego zabikurikiranye hagati yabo. Hanyuma The Ben ejo bundi hasohotse amakuru avuga ko Tiwa Savage, Shiba, Diamond Platnumz bashobora kuzaza mu bukwe bwawe. Ayo makuru niyo ese niba atari nayo yaba yaraturutse ahaturuka simpazi mukeka ko yabaturuka ntabwo mpazi ntabwo nakeka ahubwo gusa bamwe muri abo bazaza. Diamond yarakonfirmye Diamond ntabwo arakonfirmye Otile Brown yarakonfirmye Tiwa Savage nibandi bakonfirmye Tiwa ntabwo tuvugana just like that. Abantu bakomeje kukugereranya na Bruce Melodie. Hari n'ifoto yari imaze iminsi nabonye ku munsi w'ejo yiriwe Bruce Melodie ari kumwe na madamu wawe Pamela. Abantu bavuga ati bamugane koko n'ibibaswa ariko kandi Bruce Melodie ku munsi w'ejo yagaragaye kuri stage afite idarapo ry'igihugu. Abantu bati bamugane nyanga komeje guca impaka ko bamugane ari uyoboye umuziki wacu. Ni heavy ya cyane maze iminsi bivuga kujyana na The Ben. Bruce Melodie ni mu Rwanda ndumva njya mbigira class ari muri class A. Bruce ari muri class A type of artist nuvuga ngo nimba alphabet kuri ABCD abahanzi baba bari muri class A, class B, class C. So n'umuhanzi yasohokeye igihugu. I feel like all of us should mushyigikira bihagije. Nka gahunda nyiragarimo ni gahunda tukwiye gushyigikira nuko maze iminsi muri youth convention. I think I'm going to follow up menye ko byagenze and I think I will share my thoughts. Bebe ubwo uheruka hano wavuze kuri batuvuga yuko bidakenewe bigenanye n'amateka y'igihugu benshi babifata nkaho utari wayisobanukiwe na bati ko babatende bamwe ati ngo ari amutinye abandi bati yenda ashaka kwatikije ko ari kurwana. Ubundi wowe ujya kuvuga yuko bata atari ngombwa kandi wenda muri industry bavuga na Kenisoni mugorane wavuze ngo ikwiye kubaho ariko mu buryo bwo gukorera amafaranga. Wotekereza yuko kuko bikwiye yuko na Bruce wenda hategurwa icyo gitaramo nkuko namuyoboke yize kubikomozaho kigamije kuba hareba kuko isaba fana naba bimeze bite ariko abo mukunzi w'umuziki. Shubije mu magambo magufi kuri icyo n'umuntu agisubira gushize. Hakwiko igitaramo. Hakwiko igitaramo for sure gishimisha abanyarwanda. And I'm pretty sure ko kizaba ahubwo ya Stade bari kutwubakira His Excellency. Niyo mbona tuzakora mu gitaramo. Umva ugihuriyemo na Melodie itabibaye bata se n'undi abantu barimo kuvuga kandi ndi kuvuga ko igitaramo cyane na Melodie. The Ben na cumi na kabiri rumvikanye muri radio zikomeye muri Afurika uvuga ko ugiye gushyira hanze album hariho abanzi bagiye bakomeye ndetse abantu benshi batavuga Tiwa Savage ko bakeneye kuri album ariko nekereza ko imyaka igiye kuri 5 gutyo nta kintu gihari. Sometimes abafana bakavuga ati The Ben abatubeshya ndetse n'amagambo menshi bakanakoresha n'imvugo zikakaye. Turaza kubona The Ben uri buze gushyira hanze single na pressure uri buze kujyaho cyangwa ntabwo uri buze kugaragara nkaho abafana babeshye kandi ari abakunzi bawe kuko bahaye single cyane ahubwo kuba nyine abo bantu bose wabijeje bataraboneka kandi sometimes cyagiye bari muri prime time kandi ubu wenda yakora bonus effect niyo yari kugira cyane hari ukuntu abafana pressure yabo ntayigenderaho ariko nanone igenderaho sometimes kuko nibo dukorera so nani sigura ku banyarwanda bose apana abafana ba The Ben ku banyarwanda bose muri rusange kuba njya mvanga music n'izindi business zanjye sometimes nka nkisanga mu by'ukuri nibagiwe byo music isaba but I promise them ko uyu mwaka ndetse n'umwaka utararangira nubwo ufite stress z'ubukwe hagomba kuba a new wave. Indirimbo yawe yasohoka mbere y'ubukwe cyangwa ni nyuma? Possibly ko yasohoka mbere y'ubukwe. Hanyuma uri inshuti na Melodie cyane ni umuntu mwagwendinganye since 2010 ni ibintu bya danje. Hanyuma kuba Melodie bishobora kuba bivuga ko agiye gukora gospel ndetse nawe akagaragaza ko yeguriye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
iryo jambo cyangwa iyo nteruro ivuga ko Meddy yigiriye muri gospel ku mutima wa The Ben ni yakira gute ibintu bishimishije. First of all, choice nkiriya ni choice ikomeye. Nubwo je akantu nkemeranya na Meddy nuko Meddy yahoze ari gospel. Numurekure. Meddy yahoze ari gospel. Urumva Meddy yahoze ari gospel na mbere yuko avuga ko ari gospel. Meddy ni umuntu arabizi ko namwigiye ibintu byinshi by'ubumana ndetse niwo mu mpamagara kandi ndetse wakurikirana video n'umupasiteri kuvuga ibi n'ibi. So Meddy to me has always been umuntu ukunda Imana. Hanyuma Ben, abantu bakuzi bavuga ko uri mwiza cyane cyangwa se ufite buretse gato muri gospel uri mwiza cyane kurusha muri sekira. Nawe ni kubyize bavuga ko bwiza bwo muri byantare. So muri gospel ababivuga nabanzi ko njyewe ni ikintu cyo gicaniro kuri gospel, ariko nemera ko imiziki dukora ni imiziki igafasha abantu bose muri rusange, ifasha ingo, ifasha abantu batandukanye. Ntabwo bigusunikira muri gospel nawe se munsi, ariko gospel muramujyana muri so much.